ufite amaga ku ruhu niyo mpamvu wisiga amavuta ntagufate. Amaga niyo twita dead skin cells. Ku ruhu rwo ku maguru ni gutya abasa, naho mu maso ni uku nguku aba ari gusa. Ibimenyetso bine bizakwereka ko ukeneye exfoliation, kubanza gukuraho izo dead skin cells ni ibi. Icya mbere, kuba uri gukoresha product nziza zikageraho zikanga kugufasha. Urugero, urimo urakuraho ibiheri, ukazikoresha izo product zikabikuraho, ariko nyuma yaho ukabona byanze kugenda. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikindi kimenyetso cya kabiri kizakubwira ko ukeneye exfoliation, kuba ufite pores nini, utwenge ruhu twawe tugaragara cyane, kandi ukora hydration, ukaba unakoresha cleanser nziza, ukaba unakoresha product zigabanya amavuta mu maso, ariko pores ukabona ziracyari nini, ziri clogged. Icyo nacyo ni ikimenyetso cya kabiri kikubwira ko ukeneye gukora exfoliation. Ikimenyetso kizakubwira ko ukeneye exfoliation ni ukuba uri gukuraho amabara, kuba urimo urakuraho hyperpigmentation ukabona yanze kugenda burundu. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso. Ikindi kizakubwira ko ukeneye exfoliation ni ukuba uruhu rwawe rwarapfubye. Uruhu rwawe rwarapfubye kandi ukoresha product nziza pe ziri ni amakemu. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso kikubwira ko ukeneye gukora exfoliation byihutirwa. Niba kandi umukiriya wawe akubwiye ko akora exfoliation ariko izo by'uruhu arimo arashaka gukuraho ntibigenda, icyo nacyo ni ikimenyetso kikubwira guhindura iyo exfoliation. Nta kintu iri kumufasha, cyangwa ushobora no gusanga ari pirate. Exfoliation ni iki? Uruhu rwacu tugira cells nshya zihora zikorwa, ariko buri nyuma y'iminsi 30 za cells nshya ziragenda zigapfa. Iyo zipfuye, izo zapfuye nizo twita dead skin cells. Noneho dead skin cells umumaro wazo n'uyu umwe gusa, ni ugutuma uruhu rwacu rutagira ikintu na kimwe kirwinjiramo. Wabyumvishe neza? Ni ukuvuga dead skin cells ikintu zifasha uruhu ni ugutuma nta kintu na kimwe kinjira mu ruhu. Dead skin cells ubundi ubwazo zakabaye zikuraho buri minsi 30 zirapfa, zakabaye zigenda zikuraho. Gusa hari factors nyinshi zirimo ibibazo by'amahormone, amabacteri, inflammation. Ibyo ni bimwe mu bintu bituma dead skin cells zigenda zikiturira ku ruhu zikanga kuvaho. One thing that completely changed my skin and my confidence: sunscreen. For the longest time, I skipped it thinking it was optional. But once I made it a daily habit, my skin started looking healthier, brighter, and more even. Murakaza neza kuri iyi channel, urubuga twigiraho kwiyitaho ukamenya buri kimwe uruhu rwawe rukeneye. Exfoliation irimo amoko 5. Hari physical exfoliation, chemical exfoliation, chemophysical, hakaza carbon peeling hamwe na laser. Umunsi tugiye kwibanda kuri physical and chemical exfoliation kuko nizo muri skin care twibandaho. Physical exfoliation irimo nayo amoko menshi. Physical exfoliation hari izo bakoresha tuno tubuto, utu tubuto tw'imbuto, wenda tuvuge nk'amapapayi, cyangwa ugasanga bakoresheje kiriya gihu cy'inyuma cy'inazi. Inazi sinzi niba uyizi, coconut, nacyo bakagisya bagakoramo utuntu tw'udufu. Ariko byaje kugaragara ko niyo badusya gute, hari utugenda tukaba tunini, utundi tukaba duto cyane. Noneho ibyo bituma iyo uscrubinze, tuvuge urascrubinze nayo ma scrub baba barakoresheje utwo tubuto, bigatuma hamwe uscrubinga dead skin cells zikavaho n'ahandi niziveho. Ibyo bikazatuma uruhu rwawe rugira amabara abiri, kubera ko hamwe haracyari dead skin cells, ahandi ntago zihari. Ikindi kibi cy'ama scrub nk'ayo ngayo ni uko ku muntu uri acne prone skin ziba ziri too harsh, ziremerera uruhu, bigatuma uko ukomeza uscrubinga ariko ibiheri bigenda byiyongera, bigatuma uhorana ibiheri bihoraho.
Niyo mpamvu muri rusange nkunda kukubuza gukoresha scrub mu maso. Impamvu ni uko ntabwo zaguha uruhu rusa hose kandi zongera n'ama irritation. Kuriya kuntu ifu ya kawunga iba inoze cyane niko ubundi scrub yakabaye imeze, ari utuntu dutoya cyane ku buryo ukoraho ntutwumve. Ariko izi scrub zindi rwose bize wumve neza iki kiganiro uraza kumva ko atari nziza mu maso. Nyuma y'uko bigaragaye ko scrub zakozwe muri utwo tuntu tw'utubuto twavuye mu mbuto, amakampani menshi yahise atangira gukoresha uduplastique dutoya, plastic microbeads, nitwo bahise batangira gukoresha. Nabonye dusigaye dukunda kuza mu shower gel. Izi shower gel ziba zirimo scrub. Niho ikibi cyatwo nuko twangiza ibidukikije. Ushobora gutera wenda tuvuge nk'igiti cy'ipapayi, ipapayi yawe ikazamiramo utwo tuntu, noneho umuntu akaba yadukonsuminga, urumva ko nago wabura ingaruka mu mubiri. Ikindi kibi cyatwo ushobora no guhinga ahantu bitewe n'uko twa tuntu nubwo ukaraba y'amazi wakarabye ugasanga ahantu yamenetse ubutaka ni bukera, cyangwa ayo mazi niba ahuye n'inyanja, ibinyabuzima biba mu mazi ugasanga bihaburiye ubuzima. Mbese byaje kugaragara ko izi plastic microbeads atari nziza, biba ngombwa ko mu bihugu bimwe na bimwe bazibaninga. Nyuma rero bimaze kugaragara ko plastic microbeads atari nziza, hahise haduka jojoba Easter beads. Jojoba Easter beads nizo zahise zisimbura izo plastique, gusa zo nta kibazo zitera ku ruhu. Physical exfoliation abantu bakunda gukoresha ni ugukoresha isukari n'umunyu bakabivanga wenda na olive oil cyangwa akayivanga na coconut oil. Nibyo bintu abantu bakunda gukoresha, gusa isukari byaje kugaragara ko isukari ishobora gutera irritation, ishobora gutera uruhu kunanuka, ishobora gutuma uruhu rwawe ruba sensitive cyane. Nyuma yo kubona ibyo bibazo byose isukari itera, hahise haza rero gukoresha baking soda. Uzabibona abantu usange bakoresha baking soda, iyi bicarbonate ariyo bakoresha bakuraho dead skin cells. Soda iri muri size ntoya, iri antibacterial, ni anti-inflammatory. Gusa ikibazo cya baking soda ni uko iri too acid, mbese iri acidic cyane, iryo ijagaraza pH isanzwe y'uruhu rwa. Icyo kiba ari ikibazo. Ikindi ishobora gutuma uruhu rwacu rukuraho amavuta yose n'amavuta y'umwimerere uruhu rwacu rusanganywe, bigatuma uruhu ruba dry cyane. Kandi uruhu rumaze kuba dry cyane ntabwo ruba rugifashe amavuta. Ikindi kibazo baking soda ni uko ese iyo uyikoresheje iragenda ikica bagiteri zose ziri ku ruhu, na bagiteri z'ingenzi cyane ziturinda za bagiteri mbi nazo ukazikuraho, bigatuma uhorana ibibazo by'uruhu. So baking soda nayo byaje kugaragara ko atari nziza completely. Rero bimaze kugaragara ko baking soda atari nziza, ubu hakoreshwa cinnamon na oats. Mbese mu mascrub basigaye bakoresha cinnamon na oats. Izi zo zipfa kuba nziza ku ruhu. Ubundi buryo rero bwa physical exfoliation ni ugukoresha ama product akuraho imisatsi, hair removal product. Nibwo buryo bundi wakoramo exfoliation, nabwo reka tuburebe. Uburyo bwiza bwo gukuraho imisatsi, kogosha nko mu kwaha, ku myanya y'ibanga. Uburyo bwiza bwo gukuraho imisatsi yaho ni ukubanza ugakora exfoliation. Gusa nanone biterwa n'uburyo wahisemo gukoresha, kuko nk'urwembe na waxing ibyo ngibyo bikuraho na dead skin cells. Naho iyo ukoresheje utu tumashini twogosha tudutondeze, two ntabwo dukuraho dead skin cells. Igihe wakoresheje turiya dutondeze, ibyiza banza ukore exfoliation kugira ngo utazagira imiburu. Imiburu iterwa nuko wogoshe hantu utakuyeho dead skin cells kandi pores zawo zari zarazibye. Rero ni byiza kubanza kuhakora exfoliation mbere yo kuhogosha. Naho igihe wakoresheje urwembe, ntabwo dukoresha urwembe rumwe, ukoresha
jirete iriho inzembe 3 kuko iyo ukoresheje nanone urwembe rumwe uruhu uruha friction itari ngombwa bikazatuma ushobora kuzana amabara. Ukoresha jirete y'inzembe guhera kuri 3 kuzamura cyangwa ugakora waxing nubwo ikunda kugura abantu benshi. Mbaye nduguhitiramo uburyo bwiza uzajya ukoresha wogosha, naguhitiramo kujya ukoresha uburyo bubiri. Gukoresha nk'urwembe cyangwa waxing ukwezi kumwe, nyuma yaho ukundi kwezi wenda ukazakoresha twa tumashini electric epilator twabugenewe two kogosha. Ubundi buryo bwo gukora exfoliation ni dermaplaning, ndumva narayivuzeho cyane, ni ukogosha ubwoya buri ku ruhu ukoresheje utwuma twabugenewe. Ibyiza ushobora gukoresha facial bakanayigukorera, si ngombwa kuyikorera wowe kuko ushobora kuyikora nabi ukiyangiza. Dermaplaning nayo ni exfoliation. Uburyo bwa nyuma bwo gukora physical exfoliation ni ugukoresha zino ga dukaraba, ga uburoso cyangwa tuno turoso turi electronique. Gusa ikintu ugomba kumenya kuri buno buryo uko ibi biroso bibika amabacteri, ni byiza kukaraba ukazagihindura nyuma y'igihe runaka kandi ukibuka kujya wanika ku zuba. Ubundi buryo bakoresha ni ugukuba ikirenge n'ibuye, nabwo bufasha gukuraho za dead skin cells turi gushaka gukuraho kugira ngo amavuta aze kudufata. Utundi tuntu bakoresha ni utu tuntu two kuzibura pores, hamwe nago nagenda natuvuzeho, hamwe n'udu silicone brush turi electric. Utu ni natwo twiza cyane niba ushaka kongera circulation y'amaraso, kuko ibi byose twikuba, ibi by'ibiroso dukoresha, icyo bifasha ni ukongera circulation, ni ukongera umuzenguruko w'amaraso, nyine amaraso agatembera neza mu mubiri. Reka turebe type ya kabiri yo gukuraho dead skin cells, ariyo chemical exfoliation. Ubu ni bwo buryo bwiza. Bakoresha amaside aba yarakozwe nko mu mbuto n'izindi aside zigiye zitandukanye, zikoroshya uruhu. Noneho uruhu rwamara koroha, za dead skin cells zikikuraho ubwazo. Nk'uko maze kubivuga, zoroshya uruhu. Mu wundi mumaro wayo, zifasha uruhu gukora amavuta make. Nyinshi ni anti-aging, zirafasha cyane muri process ya anti-aging. Gusa physical sunscreen umumaro wazo ni uko zirahendutse, kandi iyo ushaka gukora exfoliation ahantu hanini ku ruhu rwawe nizo zifasha, kuko nabwo wabona tona yakwira umubiri wose, wafata ukisiga umubiri wose. Ariko physical scrub ikiganza kimwe gishobora gukuba umubiri wose kikawurangiza. Urumva ko zo zirahendutse cyane. Ikindi kibazo cya physical scrub ni uko zo ntabwo ziguha uruhu rusa hose, kuko result uzabona igenwa n'uburyo ki wakoresheje scrub ukuba mu buryo bw'uruziga, kandi ikindi umwanya wayimazeho nayo ugena result uzabona. Ushobora hano kuhakuba umwanya munini, iki gice cyo ukagikuba umwanya muto. Nabwo ni kimwe mu mpamvu zishobora gutuma ya scrub yawe itaguha result wifuza. Physical scrub zifata umwanya munini kugira ngo uzabone ya result. Niba ushaka result ziri deep, ushaka ikintu cyinjiramo imbere mu ruhu, ubwo uzakenera chemical exfoliation. Ariko niba ushaka ikintu cyicara hejuru gusa, kuko nuza physical scrub ziri muri higher molecular way, ntabwo zishobora kwinjira mu ruhu. Nukenera result nanone uruhu ko rusa hose, cyangwa ugiye gukora ahantu hatoya ariho ugiye gukora exfoliation, naguhitiramo gukoresha chemical exfoliation. Turebe zimwe muri acide zikoreshwa muri exfoliation iri chemical. Iya mbere ni alpha hydroxy acid, mu mpine bayita AHIs, ngewe nzajya nivugira AHAs, ubwo uzajya uhita umenya icyo nshatse kuvuga. Hakaza beta hydroxy acid,
ariyo BHIs, hakaza polyhydroxy acid ariyo twita PHIs. Izo nizo chemical exfoliation eshatu tugira. Reka turebe buri imwe ikora gute, itandukaniye hehe n'iyindi, kugira ngo umenye iyo skin type yawe ikeneye niyi. Turebe alpha hydroxy acid. Alpha hydroxy acid ni acide zikurwa mu mbuto, ntabwo zijya zivanga n'amavuta, zitanga exfoliation yo hejuru gusa, mbese zitanga superficial exfoliation, kubera iyo mpamvu yuko zitajya zivanga n'amavuta, ntabwo zakwinjiramo imbere ngo zigende zikuremo imyanda iri muri pores, zo zisukura hano hejuru gusa. Ntabwo ari nziza kuri oil skin kubera ko ntabwo zijya zinjira muri pores ngo zigende zijye gusukura, ahubwo ziba nziza kuri dry skin kubera ko zibaha gentle exfoliation kandi zikabaha uruhu rworoshye. So, niba ufite dry skin, izi AHAs nizo zawe. Naho kuri oil skin ni ukureba ikintu cyinjiramo imbere kikagenda kigatuma za pores zawe zisukurwa, bigatuma uruhu rwawe rudakomeza kuba clogged. Ushobora kwibaza, none se ko zitanga superficial exfoliation zigatanga exfoliation iri gentle, ni ukubera iki kuri bamwe zibasigira irritation? Impamvu iterwa na concentration ya acide yakoreshejwe. Acide ubwayo igena niba izakugwa neza cyangwa izakugwa nabi. Ikindi, umwanya wayimaranye ku ruhu nayo ishobora kugena niba igutera irritation. AHAs yemewe gukoreshwa mu rugo ni 5 to 25% niyo yemewe, naho hejuru yaho zikoreshwa n'inzobere gusa. Cyagiye ugiye gukoresha facial, wenda tuvuge ya chemical peel, uruhu rwe bakarushishura, nibwo bashobora gukoresha acide iri hejuru, ariko urumva ko bikozwe n'umuntu wabyize uzi ibyo akora. Kuri wowe uri mu rugo ntabwo byemewe gukoresha acide iri hejuru ya 25%. Ikindi wamenya kuri AHAs ni uko zongera ibyago byo gutwikwa n'izuba. Igihe cyose wayikoresheje ugomba kwirinda ukoresha sunscreen nziza iri broad spectrum kugira ngo izuba ritagutwika ukazana n'amabara. Zimwe muri AHAs zizwi cyane ni glycolic acid hamwe na mandelic acid. Glycolic acid ni acide bakura mu gisheke, naho mandelic yo bayikura muri almond, tuno tubuto. Glycolic acid ni ingredient nziza, wemerewe kuyikoresha iri hagati ya 5 to 25%. So ku kijyanye na mandelic acid ni ingredient nziza niba urwaye ibiheri, izagufasha kuko iri na antibacterial. Ikindi, iyo uyikoresheje igihe kirekire ikongerera na collagen. Ni ingredient nziza gusa kuri sensitive skin cyangwa kuri very dry skin si byiza kuyikoresha. Dusoza na alpha hydroxy acid, ikintu ugomba kumenya nuko igihe uzikoresha jya wihatira kugira product zikora soothing, product zituma uruhu rutuza, product zikaruma uruhu. Ni byiza kuba uzifite, wenda ufite ka hyaluronic acid kagufasha kugenda kagaturisha uruhu, cyangwa kuba ufite aloe vera cyangwa snail mucin niba ikugwa neza gutyo, kuko uba ugomba kugira ikintu gituma uruhu rwawe rutagenda ngo wumve ruri kwaka. Reka turebe noneho beta hydroxy acid. Nubona product yanditseho BHIs, uzamenye ko irimo salicylic acid. Salicylic acid niyo BHIs izwi cyane. Icyiza cya BHIs, zo zinjira mu ruhu, zivanga n'amavuta, zisukura pores neza. Mbese niba ufite oil skin cyangwa uri acne prone skin, izi BHIs urazisabwa. Izi BHIs urazisabwa. Nkuko twabonye kuri AHAs nka glycolic acid kutagomba kurenza 25% ya concentration yayo, kuri BHIs nka salicylic acid ntago byemewe kurenza 2%.
ni ukuvuga ngo BHIs 0.5 to 2% nizo zemewe gukoreshwa n'umuntu ari mu rugo, hejuru yaho ntabwo byemewe. Ikindi BHIs nazo zongera ibyago byo gutwikwa n'izuba igihe wazikoresheje. Ni byiza kwambara sunscreen kandi ukibuka no gukora reapplication. Polyhydroxy acid yo ibyayo ni ibihe? Ubundi polyhydroxy ni nziza cyane kuri very sensitive skin, ariko mu gihe udafite very sensitive skin, ibyiza banza ugerageze ahazi na BHIs, kuko izi ngizi zitanga exfoliation iri gentle cyane. Izi polyhydroxy cyangwa BHIs ibamo acide ebyiri, ariyo gluconolactone hamwe na lactobionic. Nizo acide zigize polyhydroxy acid. Ziri muri higher molecular way, kandi twarabibonye ko higher molecular way itajya yinjira mu ruhu. Polyhydroxy ikintu wazimenyaho ntabwo zongera ibyago byo gutwikwa n'izuba. Ikindi wazimenyaho ni uko ari na antioxidant, zishobora gufasha sunscreen yawe gukora neza, bikakurinda kuba wazana n'amabara ku ruhu. Acide nanone ntabwo zijya zivanga nazo n'amavuta, ibyo bituma ziguha uruhu hejuru rworoheje, ariko nabwo zinjiramo imbere, bituma ruguha uruhu rutuma vuba, mbese rworoshye. Aho ngaho niho itandukanira na BHIs. Mbere yo gukoresha exfoliation iyo ari yo yose, nubwo yaba polyhydroxy, ni byiza kubanza gukora testing, ugakora patch testing, ukareba ese iyi exfoliation nta kintu itwara uruhu rwanjye. Wasanga itari ikintu itwara uruhu rwawe ukayireka mbere y'igihe itari yagutera ibibazo. Bimwe mu bibazo abantu bakoresheje exfoliation bakunda guhura nabyo, ugomba no kwitondera niba ucuruza skincare product. Ikibazo cya mbere, uzumva umuntu akubwira ati ngiye yo nkoresha exfoliation ndirabura. Uwo nguwo ni ukumusubiza ko ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Iyo ukoresha exfoliation birashoboka ko ushobora kwirabura, kubera ko nabibonye ko bishobora gutuma n'izuba rigutwika. Kandi nanone iyo izuba rigutwitse, twarabibonye ko melanine zitazikorwa ari nyinshi. Rero ibyo birashoboka ko exfoliation ishobora kugutera kwirabura. Ni byiza kongera product brightening muri routine yawe, urugero nka vitamin C. Ikindi abantu bakunda kubaza bakoresheje exfoliation, ni ukukubwira ati ngewe ndayikoresha nkumva uruhu rwanjye ruri kwaka, nkumva ruri kundya, nkumva rwabaye sensitive cyane. Uwo ni ukumubwira ahindure iyo exfoliation, kuko ntabwo iba yamuguye neza. Undi nakubwira ati nta change mbona, ndayikoresha ariko nta change n'imwe igima. Uwo ni ukumubwira akayikoresha igihe kirekire. Byibura izi exfoliation ushobora kubona change nyuma y'amezi 6. Naho ibintu byo gushaka result zihuse, ibyo nibyo bituma ahubwo uruhu rwangirika. Nanone niba umuntu akubwiye ko uruhu ruri kumurya, ikindi wamubwira ni ukuba ayiretse mu gihe runaka, kuko ushobora gusanga ayikoresha nabi. Wenda tuvuge niba yanditseho ko ikoreshwa 2 mu cyumweru, wowe ugasanga ayikoresha 3 cyangwa 4. Hari abakiriya baba bameze gutya, kumva ko niba akoresheje product yongere inshuro ayikoresha aribwo iri bumuhe benefit. Kandi icyo batazi ni uko product ishobora no gukora cya gihe waruhutse kuyikoresha. Rero igihe yakoze over exfoliation, ni ngombwa kumubwira kuhagarika kuyikoresha, wenda akayihagarika nk'ukwezi, akazongera agasubira kuyikoresha 2 mu cyumweru nk'uko kuri product byanditseho. Byari ibyo ngibyo, nizere ko iri somo mwaryinjoyinze. Wakoze kubana natwe.